Nirambwiye ngo mbabwire abantu mwari mugiye kwimurwa mu kubakirwa ahandi. Mana ngo irabarengeye kandi bashyizeho uburenze bukomeye cyane. Mana ushimwe. Mana amahoro irambwiye ngo mukomere mube maso ngo kandi mushikame. Yesu ushimwe. Abantu bampaye ibyifuzo muyivuga kwigira neza. Yo haleluya. Yesu ushimwe. Ndumva mfashijwe cyane. Mana yacu irashaka ko Yesu nushimwe. Yo Yesu ushimwe. Yesu ushimwe cyane. Ndongenda kunezerewe kuri iki gicamunsi. Ndongenda kunezerewe cyane kuko ugira neza. Ndongenda kunezerewe kuko utaruye intama zawe. Ndongenda kunezerewe Kristo. Ndongenda kunezerewe nguje kurengera itorero rya ADEPR. Mana irambwiye ngo irihagazeho cyane ngo ariko mube maso musenge. Mana mu gihugu cyo mu ijuru irongera irambwiye ngo niyo yivuganye namwe nguje kubururutsa imitima. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Kije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Aho muherereye hose Uwiteka Imana abahereze umugisha, kuko umugisha nicyo cya mbere, nicyo cyangombwa, ni nacyo dukeneye. Kandi Imana iduhereze n'agakiza iduhereze n'agakiza, kuko agakiza niko dukeneye, agakiza niko kaduhindura, agakiza niko kadukura mu bubata bwa Satani tukemerwa n'Imana ibihe byose. Reka rero noneho nkuko mubibona kuri kamera zacu twongeye kubana n'umukozi w'Imana, kandi ndizera neza ndashidikanya ko n'uyu munsi bigiye kugenda neza. Uraho neza mutumishe? Ndaho neza. Umeze ute se? Ndaho ndashima Imana. Hari abantu bavuga ngo ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinde imitego ya Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Amena. Imana ishimwe. Ishimwe ry'Imana nukuri Imana irikabure kuko yaturinze kandi turindira muri iyi si ishaje. Mukozi w'Imana, reka tuguhe ikaze na karibu, nurangiza usuhuza abakunzi bacu. Yego. Ndabasuhuje mwese abadukurikiye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi ndabakunda. Imana amahoro ibampera umugisha. Urakoze cyane, nawe Imana iguhereze umugisha. Ineza y'Imana iganze ku buzima bwawe. Hanyuma uyu munsi dusanzwe tukwakira uduhereza message Imana yaguhaye, kandi n'uyu munsi watubwiye ko ufite message. Nakwifuza ko rero noneho nanjye reka ngusengere. Yego nsengera rwose. Nanjye reka ngusengere mushyire imbere y'Imana. Nokuri kugira ngo izi message z'uyu munsi zitambuke neza mu izina rya Yesu. Amina. Uri Imana amahoro, uri Imana ikiranuka.
Yego. tugushimiye ineza yawe, Yo, haleluya. tugushimiye ko Yesu utuzigama, ushimwe cyane. tugushimiye ko utwimana, Ni ukuri. tugushimiye ko utubera amaso. Ushimwe cyane. Izina ryawe Yesu niryubahwe, ushimwe. ubwami bwawe nibubuze. Amina, haleluya. Umugaragu wawe aragarutse ahangaha. Yo, Mwami Kristo Imana, si ushimwe. uko abananiwe kwirirwa agendagenda, ariko ubu ni bumwe mu buryo bushobora kumufasha gutambutsa mesaje wamuhaye. Amina, Mpamagaye haleluya. umwuka wera w'Imana n'imbaraga zidasanzwe, Yo, abagiye Papa, kuzikurikirana nabo ururuka, bahereza tukugire umugisha neza, mu tukugire izina umugisha. rya Yesu Kristo. Icyo nanze ni Mu umurwanyije, izina rya Yesu nanze Kristo. ikirogoya, Mu izina nanze rya satani Yesu. Mu izina n'ingabo rya ze Yesu. zose, mu izina rya Yesu Kristo. Utwiyoborere kuko uri Imana nzima. Amen. Amina. Imana iguhe umugisha cyane. Turwaye kaze na karibu rero, ntabwo turi butinde kugira ngo Yego. tugezeho mesaje Imana yaguhaye. Imana yacu ishimwe cyane, kandi ikindi Imana ihabwa icyubahiro. Ni Imana idukunda, ni Imana itureberera, ni Imana yacu nziza. Imana yacu rero ntiyamamara ibihe byose. Amen. Imana yacu ntiyamamara ibihe byose, kandi ni ukuri ihabwa icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Yego, Imana iguhe umugisha rero kudusengera. Imana iguhe umugisha cyane. Ndumva wadusomera Ezekiyeli. Ezekiyeli. Dusomera Ezekiyeli ibice 33, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Imana iguhe umugisha. Ezekiyeli 33, turahera ku murongo wa mbere. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Mwana w'umuntu, uvugane n'ab'ubwoko bwawe ubabwira uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu topetike bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda. Uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura. Inkota yaza ikamurimbura. Reka dusubiremo. Maze uwumva ijwi ry'impanda wese. Ngo maze uwumva ijwi ry'impanda wese, inshuti zanjye mukurikire iri jambo. Iri jambo rirakomeye cyane, muryiteho. Ntiyite ku mbuzi. Ntiyite ku mbuzi. Inkota yaza ikamurimbura. Inkota yaza ikamurimbura. Amaso ye abe ari we azabazwa. Amaso ye abe ari we azabazwa. Njye narabivuze, ariko nabagira inama. Amaraso ye abe ari we azabazwa. Amaraso ye aba ari we azabazwa. Niyo mpamvu rero buriya yego ntajya nkunda guherana mesaje zanyu, kuko iyo mvuga nawe uba urimo. Niyo mpamvu ntajya ntindana mesaje zanyu. Imana ishimwe cyane rero muri uyu murongo Imana duhaye Ezekiyeli ibice 33, umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Amen. Nakomeje kujya mbaburira, n'ibyanyu ntabwo ari ibyanjye. Ndababurira, ndababwira ngo musengere igihugu kiri mu biyaga bigari, musenge kugira ngo Imana y'amahoro itabare. Ngira ngo rero murabyiyumviye muri uwo murongo, ni mube maso musenge Imana. Ikindi Imana y'amahoro yambwiye ngo dusengere intara y'Uburasirazuba. Ubwo benshi baravuga ngo kubera ko havuze nuko ariho ukuntu avuka. Ntabwo ariko bimeze. Dusengere intara y'Uburasirazuba.
Imana yinyeretse ivamo izuba ryinshi ryinshi, ariko ryinshi. Dusenge rero, dusengere uburasirazuba, Imana ibutabare. Mbonye haka izuba ryinshi, Imana hanyeretse haka izuba ryinshi, ibyatsi biruma, Mana we, amazi arabura, abantu basubira kuvoma mu bishanga. Yesu Kristo, uturengere, duhagarareho. Kandi abantu musenga iburasirazuba, no muri iburasirazuba, ahantu hari ikiyaga bita Mugesera, musenge cyane. Imana yanyeretse kigiye gutwara abantu, musenge kugira ngo Imana igishyireho uburinzi bukomeye. Ubwo n'abahegereye nabo basenge, ariko bagire nuko bitwara. Ikiyaga ni kibi, kirasamye, mbonye gitwara abantu. Ikindi kiyaga Imana yanyeretse ni ikiyaga cya Muhazi. Nabonye hari umuntu ujya kwiyahuramo. Imana inyereka umuntu agiye kwiyahura. Musenge rero, musenge kugira ngo Imana ibikureho mu izina rya Yesu. Buriya hari ikindi kintu nabonye, buriya kubona abantu bambaye ibirenge si bibira. Nabonye abantu benshi bagenda, mbona bagenda, ariko mbona bambaye ibirenge, ari abantu benshi. Mbona bambaye ibirenge, ariko ubwo aho tumaze gusoma murahibuka. Yego. Bongera basubiremo aho hantu kugira ngo babyumve neza, ariko nabonye abantu benshi bambaye ibirenge. Twari tugeze ku murongo wa 4. Oya, garuka inyuma. Tangira ku murongo wa 1. Ariko mbonye abantu benshi bagenda n'ibirenge, nta nkweto bambaye, kandi n'abamba bazifite nkabona zirashaje. Mbona abana barananiwe, mbona abagore barananiwe, mbona abagabo barananiwe. Reka dusome izina rya Yesu we. Maze ijambo ry'Uwiteka rizaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'ubwoko bwawe, ubabwire uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi. Abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi. Nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu. Maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi inkota yaza. Ihangane gato, Imana iguhe umugisha. Amen. Imana impaye indirimbo ngo tuyiririmbe mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'iryo jambo ry'Imana, reka turebe indirimbo ivuga ngo tugiye iwacu mu ijuru. Ntago nzi paje yayo nuko nyihawe. Tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara, gusingiza umucunguzi, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezeza umwana w'intama, abandi ihane mwiringira gukiza ubwo, ihane kandi amina. Yesu shimwe cyane. Ngo tugiye iwacu mu ijuru. Amina, haleluya.
ngo muze mwisigara gusingiza umucunguzi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abagezeyo bararirimba, abagezeyo baragwiriye. Imana ishimwe cyane. Ngo abagezeyo baragwiriye. Abagezeyo baragwiriye. Urumva ko ari benshi Pasika baragwiriye. Kabiri hakavuga ngo hazaba umucyo mu ijuru. Hazaba umucyo mu ijuru. Muze mwisigara. Nshuti zanjye ni muze mwisigara. Imana duhana umugisha. Ngo muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azatwambika. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari ikamba Yesu azatwambika. Amina, haleluya. Amen. Ngo hari ikamba Yesu azatwambika. Yesu hari ikamba Yesu azatwambika. Ibyiza tubisangiye. Muze mwisigara. Amina, haleluya. Amen. Kwa Yesu hari ibyiza gusa. Imana ishimwe cyane. Kwa Yesu hari ibyiza gusa. Muririmbyi 396 niwe waririmbye aravuga ngo Yesu ashimwe cyane. Niwe waririmbye aravuga ngo nihe habizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho, ngo mu ijuru niho waba wabizera. Yesu shimwe. Amen. Ngo mu ijuru niho waba wabizera, ngo tuzimuka mu isi tugere iwacu twateguriwe n'umukiza. Ngo ku Mana yacu mu ijuru ngo hari amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona. Ngo aho niho Mana yacu tugirire neza. Amen. Mana ishimwe. Uyu muririmbyi rero w'183 akavuga ngo nushaka ko tujyanayo, ngo ihane mwiringire agukiza ubu, ihane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera uguture uruhuke. Ngo tuzabane mu ijuru, ihane. Mana yacu ishimwe cyane. Mana tugirire neza. Amen. Haleluya. Yesu shimwe cyane. Muntu nkurikiye, muntu nteze amatwi, ihane. Yesu shimwe, ihane. Njya nkunda kubabwira ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru niyo yaduhesha ubugingo. Imana mu gihugu cyo mu ijuru niyo yadushyigikira, niyo yaturengera. Ngo ariko ihane. Nakuzaniye message ivuga ngo ihane. Mwiringire agukiza ubu. Mana ishimwe cyane. Mwiringire agukiza ubu. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Yesu shimwe cyane. Mana yacu ni Imana nziza, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa. Mana ishimwe cyane. Sinzi impamvu uyu munsi Imana yampaye message zo mu ndirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha. Imana y'amahoro yongera irambwira ngo turirimbe iyi ndirimbo y'115 ngo nabonye umukunzi mwiza. Ndayibabwira mu magambo. Imana tugirire neza. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yaramfasa yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kuri imbataye rwose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Amina, haleluya. Ngo ngenduwe, ngo nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Imana yacu irashaka ko uba uw'Imana. Imana tugirire neza cyane. Imana iragushaka ngo ugaruke. Hari abantu batatanye. Hari abantu batatanye. Imana ishimwe cyane. Hari abantu batatanye ariko ndabona bariho bagaruka Pasika. Hari abantu batatanye bavuye ku Uwiteka ariko ndabona Imana irimo ibagarura.
ndabona Imana irimo igarura abantu. Yesu ushimwe cyane. Ndabona Imana irimo, Yesu ushimwe, ndabona Imana irimo igarura abantu batatanye. Hari abantu biringiye Imana, hari abantu bayisenze bageze aho ngaho baranamuka bava mu byizerwa, ariko ndabona abo bantu bariho bagaruka. Hari abantu batatanye ariko Imana irambwiye ngo igiye kubagarura. Abantu muriho mushaka impano zo gusenga, abantu mushaka Imana cyane, Imana kugira ngo ibiyereke, kugira ngo Imana ivugane namwe. Imana irambwiye ngo mukore amasengesho y'iminsi 2 kugira ngo Imana ibetamururire, kugira ngo Imana namwe batume mu murimo wayo. Yo haleluya. Imana irashaka ko muyikorera, Imana yacu irashaka ko muyivugira, Imana muyivuga kwigira neza. Yo haleluya. Yesu ushimwe, ndumva mfashijwe cyane. Imana yacu irashaka ko Yesu nushimwe. Yo Yesu ushimwe, Yesu ushimwe cyane. Ndongenda kunezerewe kuri iki gicamunsi, ndongenda kunezerewe cyane kuko ugira neza, ndongenda kunezerewe kuko utaruye intama zawe, ndongenda kunezerewe Kristo, ndongenda kunezerewe. 9 ngo ariko imwe yari izimiye, mugiye gushinga ivuye ku mwungeri wayo, ariko maze ngo bamwe abandi barakubwira ngo iyo wayiretse, urangije nawe ngo urabasubiza ngo iyo nayo ni yanjye. Bonaga benshi, abantu benshi ndiho ndababona. Yesu ushimwe, ndiho ndabona abantu bambuka uruzi, ndiho ndabona abantu bambuka ibiraro. Yesu nushimwe cyane. Imana ikambwira ngo ibambukije ibigeragezo, ngo irabambukije, ibagejeje ahantu mugomba kuruhukira. Imana irambwiye ngo ije kubagirira neza, Imana irambwiye ngo irabatabaye. Abantu mwayisenze mwabibaye hafi, Imana irambwiye ngo ibabundikije. Yesu ushimwe. Imana y'amahoro irambwiye ngo ibabundikije amababa yayo. Imana irambwiye ngo irabakikije, Imana irambwiye ngo irabatwikiriye, Imana ibahaye umutaka. Nimwakire imitaka mu izina rya Yesu, nimwakire imitaka mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo irinze abana bari mu nda z'ababyeyi, Imana irambwiye ngo irinze inda zanyu. Imana y'amahoro yanjye irambwiye ngo ibashyizeho uburinzi bukomeye ku kwezi kwa 6. Yo ndongeye kunezererwa Imana. Imana yajyaga imbwira ikambwira ngo mbwire abantu dusengere ukwezi kwa 6, ariko Imana irambwiye ngo mbabwire ngo mwababyeyi mwe mutwite, mwababyeyi mwe mugiye kubyara muri uku kwezi kwa 6 kutarashira. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo ibahagazeho, Imana irambwiye ngo mbabwire ngo irabarengeye, Imana irambwiye ngo mbabwire ngo irabatabaye, Imana irambwiye ngo hari igicu cy'umwijima ikuyeho. Yesu ushimwe cyane. Imana irambwiye ngo hari igicu cy'umwijima ikuyeho. Imana y'amahoro yongeye irambwira ngo ibahaye gutambuka neza. Imana irambwira ngo ibarinze gusitara. Imana y'amahoro yongeye irambwiye ngo nitanze umucyo. Yesu ushimwe. Imana irambwiye ngo itanze umucyo. Imana irambwiye ngo ije gutanga agakiza ku bagashaka. Imana y'amahoro irambwiye ngo Yesu ushimwe cyane. Imana y'amahoro irambwiye ngo ije kurengera itorero rya ADEPR. Imana irambwiye ngo irihagazeho cyane, ngo ariko mube maso musenge. Imana mu gihugu cyo mu ijuru irongera irambwiye ngo niyo yivuganye namwe ngo ije kubururutsa imitima. Imana irambwiye ngo mbabwire abantu mwari mugiye kwimurwa mu kubakirwa ahandi. Imana ngo irabarengeye kandi bashyizeho uburinzi bukomeye cyane. Imana ushimwe. Imana y'amahoro irambwiye ngo mukomere mube maso ngo kandi mushikame. Yesu ushimwe. Abantu bampaye ibyifuzo by'uko Imana abashingira business, mwakire business, mwakire gukora mu izina rya Yesu. Abampaye ibyifuzo by'uko nabasengera bakora business yo gucuruza imyenda, ngo nimwakire gucuruza mu izina rya Yesu. Hari n'abandi bampaye message z'uko nabasengera bagakira uburwayi. Imana irambwiye ngo nimukire mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo mugiye gukira. Imana y'amahoro irambwiye ngo abantu mwasenze cyane, Imana ngo igiye kubatabara. Imana y'amahoro irongera irambwira ngo mbabwire ngo Imana irinze abantu bafite ubwonko butarimo neza mu murongo. Imana irambwiye ngo Imana ije kubagirira neza kandi ije kubakiza. Imana y'amahoro irongera irambwira ngo yewe muntu ugenda wivugisha, abantu mugenda mwivugisha mukitaba amajwi mutariho mureba mukumva amajwi bahamagara. Imana irambwiye ngo ibakuriyeho umudayimoni. Yesu ushimwe cyane. Mana nziza, Mana ndakunezerewe. Ndakunezerewe kuko ugira neza. Ndakunezerewe kuko uri umukozi w'umuhanga. Ndakunezerewe kuko utazadusiga, utazaduhana. Ntago wadusiga ntiwaduhana. Yesu ushimwe cyane. Ushimwe kuko tugiriye neza. Ushimwe kuko ubanye natwe. Urakoze urakarama. Byose dusenze twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Oya.
Imana ushimwe, ugize neza, uradushyigikiye, uraturengeye, uri Imana yo kubahwa cyane, uri Imana itugirira neza, uri Imana ijya uturinda ikatugirira neza. Urakoze ubwa mesaje twumvishe, urakoze kuko ubigenje neza, urakoze kuko urengeye abantu bawe, urakoze Kristo mwiza, urakoze kuko ubikoze, urakoze urakarama. Mana amahoro ibahe umugisha. Rero mesaje zanyu ndumva arizo nari mfite. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha cyane. Imana ishimwe, iguhereze umugisha kandi irengere abantu bayo. Reka ngusabe kandi wongere uturagize Imana, kandi uyisabe kugira ngo ishyireho uburinzi ku bantu bayo, kandi ntare y'uburasirazuba irengere. Niturangiza dushyireho nimero ya telefone kugira ngo wagukenera abe yaguhamagara. yego. Nabanza nkayitambutsa cyangwa mbanze nsenge? Usenge nta kibazo. Reka mbanze nsenge mu izina rya Yesu. Imana inyeretse umuntu ukoze impanuka muri aka kanya, akoze impanuka y'ukuguru. Ukuguru ndabona ari hava amaraso menshi, ariho arava amaraso menshi. Akoze impanuka kuri iyi tariki harya ni zingahera? 16. Kuri 16. Umuntu ukoze impanuka, Imana y'amahoro irambwiye ngo irakurengeye, irakurengeye, ngo irengeye ukuguru kwawe kwagombaga gucika, ngo ariko Imana iragutabaye. Nushaka uzashima Imana. Ni kuri iyi tariki ya 16 muri aya masaha kuva saa 3 kugeza saa 8 z'amanywa kuri 16. Imana irambwiye ngo irakurengeye, ngo uzashime Imana, ngo niyo igutabaye. Bana nziza, Mana y'urukundo, ndakunezerewe cyane. Mfite ibyishimo by'uko uturengeye, mfite ibyishimo by'uko utugire neza tukakugiraho umugisha. Hari abantu utabaye, hari abantu urengeye, hari abantu ushubije ibyifuzo, hari abantu ugaruye Kristo kuri wowe, hari abantu bari baratatanye kubwo bari kurabagaruye. Urakoze kuko ubikoze, urakoze kuko ubanye nabo, urakoze kuko uturengeye, urakoze kuko uturinze. Ndasenze mu izina rya Yesu, mpagaze mu kwizera, ndatatanye inkike zose zikuzimo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyishyira hejuru byose mbikubise hasi mu izina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze ngo wororukire kutugirira neza. Genda databuja kuri isi yacu, urinda abagushaka, urinda abagukeneye, urinda abakwifuza, abakuvuga ubarengere cyane, abagushaka ubashyigikire cyane, abashaka afite inyota yo kumenya no kuvuga ibyawe, bahaza ukwifuza Kristo. Ndasenze kandi ndizeye ko bikoze, ni mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Yego, ndabakiriye. Gusengana nawe cyangwa se akifuza kukuvugisha mu buryo cyangwa ubundi, nyemerera utamutse nimero yawe ya telefone. Murakoze cyane. Inimero yanjye ya telefone ni 0782 96 97 41 96 97 41. Itangirwa n'82. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Urakoze kandi ndabakunda cyane. Umugisha. Yego.